Yes, reka nongere mbaye ikaze. Uyu munsi nkabangira ngo tuganire ku nkuru y'akana gato yabita ngo ni Ricky, kakaba ari akana kaba karavukanye amababa. Ndetse kano kana abaturage baba bagakunda bya danje, ku buryo buri gitondo abanyamakuru babateraniye ku rugo rwabo wa Ricky bareba aka kana kavukanye amababa kaguruka. Gusa ikirenze kuri byo, mushiki wako aba yarakaziritseho umugozi kugira ngo katazaguruka kakarenga. Ubundi byaje kugenda gute? Cyari igihe kimwe umubyeyi yari atwite, ndetse umubyeyi yagiye kubyara abyara akana. Ako kana icyaje gutungurana nuko abaganga baje kubona akana kavutse ari gashyashya, ako kana kakavukana amababa. Aka kana karakura, kagakura nk'abandi bose, ndetse umubyeyi abahora arira cyane kuko abavuga ati ni gute abandi bantu babyaye abana bazima, ngiye nkaba nisanga narabyaye umwana umwana ufite amababa. Umubyeyi nkura abagenda akayitakira n'abandi babyeyi, abandi babyeyi baziranye akababwira ati subundi Imana yamuye iki? Ariko n'ubundi buriya igihe kiragera kuko aba ari umwana nk'abandi, uretse kuba aba yaravukanye amababa nyine tu just, ariko ntabwo babisobanuye ko uyu mwana atari umwana umeze nk'abandi bose. Mama nta kindi abagurira akana agapira bakajya gutembera, ndetse ikirenze kuri ibyo ngibyo akana kajya kwiga nk'abandi bana, ariko baba barakaguriye umupira ku buryo bagerageza kugira ngo bapfundikire ya mababa. Ntabwo ari ibyo byonyine, uyu mwana bagerageza no kumuca amababa, ariko uko babigerageza kose n'ubundi uyu mwana birangira amababa yongeye akamera. Umwana bamuca amababa akongera akamera, ejo bundi agakura amababa bakongera bakayaca akongera akamera, gutyo gutyo umwana avuka nk'abandi bana bose. Ndetse umwana mama we mu gitondo nk'uko bisanzwe abamushyira kuri moto, umwana akajya kwiga nk'abandi bose. Uretse kuba uyu mwana aba yaravukanye amababa, nta kindi kintu nta n'ubundi busembwa na bumwe uyu mwana aba afite. Mu yandi magambo mwarabibonye dutangira kano kana mu gitondo cya kare cyane, ababyeyi abanyamakuru baba bazindukiye iwabo mu rugo. Ibi bintu nabyo bikabangamira mama w'umwana. Abaturanyi baba baje kureba akana kaguruka, nabyo bikabangamira mama w'umwana. Ndetse abandi baba basabye mama w'umwana bavuga ati uyu mubyeyi nyamara wasanga yarabyaye ikivejuru, wasanga n'iyi famiye ubwabo ari ibivejuru. Ibi biba bituma mama w'umwana buri gihe ahora ajya gukora za operasiyo ngo arebe yuko bagabanya uyu mwana amababa ye bakayaca. Ndetse uyu mwana urumva nawe buribwe ababaho. Mbese urumva uyu mwana ni nkuko nawe wavukana amaboko, ariko kwa kundi uvukanye amaboko nawe banza wibaze ya maboko yawe bakajya bayaca. Aho biba bitandukaniye nuko uyu mwana we uko bamuciye amababa n'ubundi amababa yongera akamera, kuko uyu mwana mbese aya mababa aba ari nka kimwe mu gice cy'ubuzima bwe. Nkuko umuntu bamukura amenyo, murabizi abana batoya, umwana mutoya umukuye amenyo uko wayamukura kose umwana arongera ayo menyo arongera akamera. Uretse ko umuntu wenda ashobora guhagarara kumera amenyo wenda agize nk'imyaka runaka, akenshi na kenshi ku myaka 17 18 umuntu ufite amenyo bakayakura bita birangira. Barakwereka hakuno mu rugo nibyo bakwereka bimwe mu bintu byarabaye. Uyu mubyeyi abagenda asirira yirukanka ku muhanda, ndetse akaza guhura n'umusore. Uyu musore iyo bahuye barakundana nk'uko bisanzwe, bari kukubwira inkuru y'ukuntu karakana kavutse uko bakundana. Ndetse murumva nyine nimba abantu bakundana byanga byakunda, igihe kiragera hakaza gushya. Iyo hayiye namwe murabyumva avuka umwana. Gusa uyu mubyeyi ntabwo uriya mwana ariwe mwana wenyine abafite kandi kana kagakobwa, gusa kameze nkaho gafite irungu. Ndetse mwirungu kaba gafite kaba kifuza yuko byibuze nako hagira undi muntu uvuka byibuze bakabana. Bari kukubwira ukuntu byaragenze. Mama wako aza hakuno agatangira gateretana n'umusore, umusore mu ruko bateretana. Mama wako nyine murabyumva bari babadamu ku muhanda babirwa birukanga ngo barebe ko babaho, barebe ko babasha kurya, barebe ko babasha nabo guhango babeho. Ndetse umwana batamurgo yenyine n'undi mwana bari kutubwira, ndetse akaba ari umwana w'uyu mudamu. Urumva nyine byanga byakunda uyu mwana bafite irungu. Namwe murabizi nk'ababyeyi iyo babyaye umwana umwe, igihe kiragera wa mudamu bakamutera inda. Iyo bamuteye inda habiki, namwe murabyumva nyine iyo bamaze kumutera inda ubwo urumva nyine bagomba kubyara, nawe akabyara umwana nk'abandi bose. Muri icyo gihe havuka akana gato. Ni inkuru bari kugenda bakubwira. Twavuye ukuntu kari akana
iyo bakabyaye baba bagenda bakagatisha amababa bakareba ko wenda kakongera amababa n'ubundi amababa kongera kamera bigera nyuma mama wako akaza kwirengagiza akavuga ati n'ubundi ntabwo nzakomeza gucumona amababa reka bino bintu mbyihorere. Sasa wa mubyeyi iyo ahuye n'uwo mugabo babyara akana karaza bakakonsa nk'abandi bana bose. Umwana yavutse bagomba kumonsa papa wabo baba bibaza akana babyaye kano kana ni nyabaki na akana kameze gute. Muze yaradasinziriye kuko bavuka bya mbere babyara uriya mwana babona kuri ya mwana byanga byakunda ari umwana wavutse avukanye izindi imbaraga cyangwa se ku bundi buryo cyane no kuvuga ko aba yaravukanye wenda se reka tuvuge ko aba yaravukanye ubundi bumuga runaka natwe tutabona n'ukuntu tubusobanura. Umugabo atangira kugenda abwira umugore ati wa mugore we koko ni gute kweri gute tubyara umwana umeze kura bino bintu ngenda birambiwe. Ariko nanone nyuma kagaruka bakongera bakiyunga bakaganira n'urukundo buri cyari cyo cyose mama ugomba kongera mukaganira. Mbibutse gatoya babyaye akana kandi ni akana gato cyane. Akana hakuno barakwereka mama nakomeza kwita kuri famiye agakomeza kwiha agaciro umwana. Abaganga baba baravuze bati uyu mwana hari ikintu twabonye bwa mbere avuka amababa yaciye bwa kabiri yamababa baciye n'ubundi arongera akagira ate agatangira agashaka ahantu agomba gutambuka. Bwa mbere bamuciye utuntu babonaga tutameze nk'ari utubaba tuba tumeze nyine nka twadutuki buta ngo n'uturegeye bagatekereza ko birangiye ariko ntabwo ariko bigenda kubera ko n'ubundi umwana babicaye bakabona umuntu gwarongeye yabaye umutuku ndetse nk'ikimenyetso kigaragaza yuko uyu mwana atigeze akira ahubwo agiye kongera akazana amababa. Papa atangira kubabara kuko wenda aba yarazi ngo cyagiye ubwo babyaraga byararangiye. Papa icyo akora aragenda barakwereka kano gakobwa gakuru gasigarana mama wako icyo bisobanuye. Papa aragataye icyo bakora gakomeza kita ku muvandimwe wako kakamwitaho kakamuha agaciro. Buriya ni byiza yuko buriya ni byiza yuko mwabana mwe icyabe cyari cyo cyose umuvandimwe aba ari umuvandimwe ugomba kumwitaho. Barakwereka mama zangaha bakabona amaraso mama za yirukanka yibaza ngo byagenze gute aya maraso ateye yaturutse ese umwana wanjye bamwishe nahana kana kaba karyama bagasanga kana kagurutse ndetse amababa yongeye aratunguka. Mama atinyamo mama agira ubwoba akana kiwe yabyaye bwa mbere bagaciye utuntu tumeze nk'ari uduki ari uturegeye ukuntu ariko noneho mama ubu arabireka akareka umwana akamwakira uko ari akemera akamufata uko ari. Buriya niko ubuzima bumera. Icyo bigusaba ni kimwe gusa ni ukwihangana ndetse barakwereka hakuno akavandimwe ke kaba kari kurya kakamubaza se mama muvandimwe wanjye bizagenda gute kuyaranga hari message mwohererezwa ndetse iyo message yije mama ntabwo yitaho aratuza. Akana bwa mbere bagaciye uko gakura akana ngako amababa agenda atunguka mu mugongo mama ariko agenda ashyiraho ka metero arebe. Bwa mbere bagaciye utuntu tumeze nk'uturegeyo mama wako barakwereka amudodera n'agashati amudodera kaba ari agashati yasize aho amababa azajya anyura. Barakwereka hagono kano gakobwa kaza kureba uyu mugabo mbitse niwe wabyaye uriya mwana akaza ese wa mugabo we tumwana ubyara abantu kabajugunya mbese ni nko gutera amagi ukajugunya. Umugabo aravuga ati genda ubwire nyoko ko nazigera ngaruka iwanyu mu gihe cyose yabyaye igishitani hara mu rugo. Akana gatangira kwitoza kubyina nako kuguruka ndetse barakwereka gashiki kako hara gakora kananga bagatangira kugenda bakogosha neza kuko baba barabyakiriye babona nta kundi babikora. Umwana barakwereka amababa atangira kuzaho n'utwoya gusa mama nk'umubyeyi nta kundi kuntu yabigenza nawe aratuza. Gusa mbibutse buriya iyo ufite ikintu gitandukanye n'icy'abandi bantu mu rugo iwawe hari ababyakira muri karitsiye hari ababyakira ariko hari nabo kubyakira bino none bano bari hano babona akana kaguruka hakuno muri nuza abaturanyi bagatangira kubimenya ko muri runo rugo harimo akana kameze ukuntu nyine akana kavukanye imbaraga gafite n'amababa kanaguruka barabimenya bakabisobanukirwa naribi. Akana ngako hakuno muri alimentation gatangira kugenda kaguruka mu kirere abaturanyi nabo bageza nyuma bakabimenya ndetse mama wishe umwana we bikarangira akabyihorera nagakomeza kubiha agaciro ndetse abaturanyi batangira gukunda kano kana kubera ukuntu kaba karavutse
kameze nka feri kaguruka mu kirere, barakwereka hakuno umubyeyi atangira kuzana umwana kwa muganga. Muganga akamubwira ati uyu mwana wawe nta kintu twabikoraho, bwa mbere yaravutse tumuca amababa, ariko ubu ngubu ntacyo twabikoraho, byararangiye. Uru ni urugamba ugomba kurwana nk'umubyeyi. Ikindi muri sosiyete uzamenye ko abantu bose batazagukunda kimwe, bamwe bazakwanga abandi bazakwemera. Icyo uzakora nta kindi ni ukwihangana. Ikiba nta kindi, umubyeyi nawe ariyakira, aciye hose, inzira yose anyuzemo, abanyamakuru babagenda bamwomeka bamubwira ati twereke uwo mwana wabyaye uguruka ufite amababa. Namwe murabyumva kiba ari ikibazo. Umubyeyi ubwe atangira kubona inkuru ku itangazamakuru avuga ku mwana yabyaye akana kaguruka, gusa we nakundi umwana aramwakira, agatangira kuzajya bamureka akana ngako kari kwigurukira mu nyubako kayikatakatamo. Barakwereka wa mugabo aragaruka nyuma, bibutse uyu mugabo niwe wakabyaye ndetse yari yarakanze, ariko byonyine umwana ahita bafite mu gace kubera ukuntu afite amababa. Abantu baza kumureba bishyura amafaranga, papa we aragaruka akaza mu rugo, agakobwa karababara cyane. Umubyeyi wamenye yuko babyaye umwana uguruka akamwanga, areba akavandimwe akaba bati mwana musaza wanjye ihangane niko bimeze. Ndetse ibyo uvuga ni ukuri, iyo abantu bakubonye uvutse uri kidasanzwe barakwanga, n'abakwereka ko bagukunda rimwe na rimwe barigendera. Ariko iyo babonye icyo bitaga inenge hari icyo kikugejejeho, baragaruka. Niko ubuzima bumera. Ni akana kandi koko baparagaruka gatangira kuryamana na mama, n'ubundi nkuko bari bisanzwe bati shiri reka ndagukunda, ntugahangayike nari binabirenze, ubuzima rega buraho ngaho, jya utuzamo wane. Kwereka papa natangira gukunda akana kuko ababona ko n'ubundi sosiyete yamwakiriye, akana yitaga gasimba, bigatuma ahunga akagenda kirukanka, akabona akana ahubwo sosiyete muri rusange iragakundira nakishimira. Akana rimwe gashaka kuguruka kameze nkaho kadashaka ko uyu mugabo barangaho, akana ntabwo agere kubona umugabo wakabyaye, yamara kukabyara gahunga kirukanka. Papa akavuga ati mwana wanjye bino bintu kubyakira biragoranye. Mama nawe akavuga ati rero kuba bwa mbere byarakugoye kubyakira, nicyo kiri gutuma uyu mwana no kukwegera ari ikibazo, adashaka kugira ngo anakwegere. Kwereka rimwe umwana rimwe abagenda akaguruka agakomereka, wa muganga nawe akomeza kubasura areba akana naribi kabara akana gato cyane, ni inzira karengane. Barakwereka batangira kuza kukigaho n'ubushakashatsi, berekana ukuntu aya mababa ubwayo afatanye n'umugongo, berekana yuko kuyaca hari igihe byateza ikibazo. Uyu ni umuganga aba ari gukora kuri kano kana w'ubushakashatsi. Ndetse papa uburyo agarutse aba ameze nk'agarukanye n'uriya muganga baraganiriye kugira ngo kano kana bagaca amababa. Barakwereka akana baza kugaca amababa, nibyo kwereka kano gakobwa nako kaba karanga kabyarwa ko nakuye umugore ntabwo ari akuye umugore amugata ese koko buriya kira cyari cyo kintu wagombaga gukora. Umugabo akavuga ati ariko turi kubona amafaranga, ikindi ku buriya mwana we bagiye kumukora bushakashatsi tugiye kwakira amafaranga. Umugore akamubwira ati amafaranga niyakugaruye, nta kindi kintu gitumye uzangaha, ugarutse kuberayo koko. Umugabo akamubwira ati oya ntabwo ari amafaranga ngaruye, ariko nanone ndagira ngo umenye yuko umuntu nk'uriya muri rubanda ntabwo azigera atuma dutekana, abantu bazatwanga bazatwita ikivume. Ariko nawe wibaze nk'umugabo kuba narasohoye inanga, izo nanga zikavamo umwana ufite amababa, urumva atari ikibazo. Barakwereka hakuno umugabo asohokayo, ndetse mbibutse uyu mugabo icyo abareba ni amafaranga. Abanyamakuru baba ari benshi muri famiye, umugore asohora umwana nimba bamuciye amababa nimba byagenze gute ntago mbizi, akamuzana abanyamakuru bari hano bari benshi, ndetse na wa mugabo abaranga kuko uyu mugore aba amaze kuba icyamamare byonyine kubera akana babyaye. Kumbe byarangiye batagaciye amababa, akana batangira kukagurutsa, abanyamakuru bafotora. Iyi ni hiti, ni amafaranga. Papa nawe agatangira kwishimana n'umugore kuko aba yabibonye ko uyu mugore n'ubundi akana babyaye gatangiye kuzana amafaranga kugira ngo kazane umuvumo muri iyi famiye. Umugore agira cyo akarekura umugozi none akana kigendere. Mbibutse mu busanzwe akana gacaho kakaguruka, umugore arekura umugozi atabizi, abanyamakuru bose bakomeka akana ngako ku mazi
kaba kari kugenda kaguruka kerekera ibirere, ndetse akaba kabizi ko byanga byakunda abantu barimo baragafotora. Akana barakarekura kakigendera bagategereza ko kazagaruka. Akana ntabwo kagaruka, ni kariki. Ndetse barakwereka bategereza umwana. Mbibutse mama yamurekuye ameze nk'abishaka. Mama yabibonye abanyamakuru bakeneye hiti, bakeneye views, barimo barashakisha akana uko mama yakakarekuye atabishaka. Akana baragategereza nikazagaruke. Kuva uwo munsi mama guma mu gahinda, kwereka umuvandimwe akatangira kugenda atanga impapuro. Nihagira umuntu tubonera akana kitwa Ricky, akana kagurutse kitwa Ricky Sanchez, ndetse kagiye nikagaruke. Mama barakwereka atangira kwicwa n'agahinda. Gusa mama nawe ikigaragara aba yabikoze atabishaka. Mbibutsa abafite akagozi yakaziritseho kugira ngo arebe ko kari akana wenda katazaguruka kamusiga. Kware ku munsi umwe mama Mariano umwitero uragwa, mama akajya mu mazi koga. Mbibutsa hano hantu ni naho yarekuriye umugozi kari akana kakagenda. Agize atya abona akana kagarutse. Yo, akana karagaruka, ndetse nibyo kari kambaye byaravuyeho, amababa yarakuze yarabaye manini cyane. Mama aravuga ati mwana wanjye wakuze bingana gutyo, wanganye gutyo. Yo, ati wa mwana igihe wagendaga narababaye, nagize agahinda, nagize umubabaro. Mama areba akana, gusa n'ubundi ntago akana kamugarukira. Gusa araza akabwira umugabo ko yabonye akana, kandi akana kaje kakamwiyereka, bisobanuye ko aha akana kari nta kibazo. Aramubwira ati mugabo mwiza, reka turekeraho gushaka uriya mwana hano muri societe, ntago bamukunze. Icyo bakeneye bamufotore, bandike inkuru na buri kimwe cyose bashaka. Kamwibutse nyaboneka kora subscribe kuri YouTube channel yacu Ni Byose Media TV. Hanyuma ikindi cyose wakenera kumbaza, andika nimero 0787510721. Numara kuyandika muri telefone yawe uyisaving, ujye kuri update, ushake channel yacu yitwa Perfect Nyiribisiga, following, ubundi uzajya ubasha kubona amakuru ya filime zose zakorewe muri Perfect Entertainment hamwe na Byose Media TV. Ciao ciao, I love you so much. Nge nitwa Perfect Wimana. Salita